Hey, mumeze mute. Yes, iyi ni Modiambo TV again. Nanone turagarutse tugiye kuganira ku bijyanye na green card. Ese green card ni iki? Bamwe rero bibaza akenshi ku bijyanye na green card bakaba badafite ubusobanuro, kandi buriya green card ni process ibaho nziza cyane iguha uburyo bwo kujya gutura muri Amerika ku buntu, kuko kwa applyinga ni ubuntu. Yes, iyi ni Modiambo TV. Nimwibagirwe gukora like, share, comment na subscribe hafi aho ngaho, tujye gukurikirana ibindi biganiro, kuko tugiye kujya tubazanira ibiganiro bitandukanye bivuga ku ngingo zitandukanye. Ibyo muzamudusaba ushobora kwandika muri comment ngo mwatuvugiye kuri iki kintu, mwasobanuye iki, mbese ewana tuhari ku bwanyu. Ino televiziyo nikishinzwe. Yes, kora subscribe rero, ukanda no kora ukazogera kugira ngo ikintu cyose ubona akazogera, ukanda kuri subscribe, ukanda ukazogera ka notification, kugira ngo video yose twa uploadinze ijye kugeraho perfect, ijye kugeraho neza sandefu. Yes, ubu rero tuvugana sasa. Ubu ngubu ngiye kubagezaho ubusobanuro bwa green card. Yes, green card rero, green card ni uburyo abantu, ni uburyo leta ya Amerika yashyizeho kugira ngo ijye ihereza amahirwe y'abantu batuye impande n'impande ku isi, kugira ngo hari icyo bita American Dream, bazanye muri process za American Dream, kugira ngo nawe ubone amahirwe yo kugira ngo ujye muri Amerika guturayo kandi for free, nta kintu utanze, ari uko applyinga gusa. Then wagira muri bagufata akakugeza izindi process. Izo process nazo turazivuga, cyangwa se nitubona ikiganiro kiye kuba kirekire tuzazivuga n'ubutaha. Yes, green card rero ikaba iha amahirwe y'abantu 55,000 buri mwaka. Abantu 55,000 bajya gutura muri Amerika biciye muri process za green card lottery. Yeah, noneho ukuntu bimeze buri mwaka, iyo waprayinze, iyo umva applyinga abantu benshi zirenga amamiliyoni n'amamiliyoni, kandi mu bihugu bitandukanye. Ariko ibihugu bagiye bahagarika kubera barengeje umubare, nka Nigeria yarengeje umubare w'abantu bagiye cyo gukora umubare w'abantu wabafata, ukaba igihugu cyise gihagarikwa. Ariko nko mu Rwanda iyo mubare nani cyakangaze cyacu turagera n'icyaka turagera cyabo. Ya niyo mpamvu rero uno mwaka kwa applyinga bazapplyinga kwa applyinga zatanya kwa 10 bizatangira. Yes, rero kwa applyinga, ushaka kwa applyinga ubwo for more details bayi biganiro paka niba na applyinga ko applyinga mu tariki 8 7 gutyo mu kwa 10 ngo bapplyinga bakabereza igihe birarangirira. None ikiza noneho abantu bafite amahirwe mu mwaka mufite amahirwe, kuko ibintu ubushize bapplyinga bafite passport, ariko ubu ngubu bayibanyeho passport. Ubu kwa applyinga no kwa applyinga ukoresha ID yawe. Ariko wa applyinga umuntu wemerewe kwa applyinga, umuntu hejuru y'imyaka 18 niwe wemerewe kwa applyinga ku giti cye. Utareje umwaka 18 bamushyira nk'umubyeyi we yapplyinze, ahita mushyiraho kurana ibyo tubisobanura. Process ni process nyinshi. Green card ni ikintu kiri big, nicyo big no mpamvu ngo ikiganiro cyo kirekire tuzapanga indi part 2 y'ukuntu green card twayisobanura. Rero sasa ubu umva no mwaka babavaneho ibintu byo kwa applyinga ufite passport, ubu ngubu ni ID. Kandi kiza mu rugo nimwe muri abantu 10, buri wese ari hejuru y'imyaka 18, byaba beta yuko buri wese yapplyinze kugira ngo mugira amahirwe byuza bafata umwe, kuko kwa applyinga abantu benshi bafite amahirwe nka 0.23% kugira ngo bufate, kuko applyinga abantu benshi cyane kandi bafata 55,000. Kandi ukora ko mu Rwanda ntabwo tuzagira abantu benshi, umubare w'abantu benshi ba applyinga. Niyo mpamvu mu Rwanda ntabwo bafata abantu benshi cyane, kuko applyinga abantu bakeya. Reka tubarende applyinga abantu miliyoni cyangwa miliyoni 2, mu gihe muri za Kenya na za Tanzania bo applyinga mu mashoko kwa applyinga abantu nka miliyoni zingaho 8, no usanga bafite umubare muremure kubera ko applyinga abantu benshi, kuko nabo babyibaza kuki iki gihugu bafata abantu benshi bagendera kuki. Yes, noneho ubwo green card mu Rwanda ni ibintu abantu benshi bazi ngo nta manyanga,
kubera ko abantu babizi abenshi ni abantu bibera mu mujyi, mbese ntago baramenya ko green card ari ikintu kibaho cyane. Hari n'umuntu ushobora kwa applyinga first time akahita aba selected. Yes, rero ubwo kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire cyane, reka mbabwire process zo kwa applyinga. Kwa applyinga rero iyo bigeze mu kwa 10 ura applyinga ujya ku rubuga rwa diversity visa program. Ubwo uyu mwaka ni 2022, visa program 2024 kuko uzaba wagenda 2024. none aba applyinze umwaka ushize ni visa program 2023. none ubu ngubu ni visa program ngo mu rubuga kuko hari na scam, hari imbuga za scam, ariko yanditse diversity visa program DV umwaka za DV 2024 kwa bazayinazana muri 2024. Then ubwo rubuga bufungura iyo umunsi wageze wo kwa applyinga. Ntago ari nko kuvuga ngo urategereza ngo wahita applyinga ku munsi wa mbere ngo nibwo zagira amahirwe niyo wakapplyinga ku munsi wa nyuma barafunga amahirwe nayo ubu yafite, ahubwo amahirwe n'umuntu yigiye ku giti cye. Nta mahirwe kuko ni ibintu bya lottery n'itombora muri make, kuko lottery n'itombora bashyira muri kimashini, ubwo bafite uko babikora. Then ubwo urafatwa ubifashwe nibwo yigiye kigeze, kuko n'umwaka mu kwa 5 nibwo basohoye result. Ubwo urareba you are selected, bahita bavuga ngo have been randomly selected. You utabaye selected bavuga ngo according to this one you are not selected. Hari abantu nzi base ba applyinze ku munsi wa mbere for the first time barabafata pe. Njye maze ku applyinga inshuro zigera muri 3 ntabwo ndafatwa, ariko I'm still have a chance. Ndacyafite chance, ndacyafite icyizere, ndacyafite confidence ko one day bizacamo. Yes, nawe rero mbibutsa ko ari tombora, nta kintu ushora usibye kujya niba utabyikoreye, kuko abantu abenshi arabyikorera. Hari bwaye n'abatabyikorera bajya ku cyber cafe. Then cyber cafe ubwo bakora bitandukanye, ari ugucaye nk'igihumbi kuko applyingira, ari ugucaye 500, ari uguca 2, ari uguca 3, ari uguca 5, ariko ku munsi wo kwa applyinga nugera uko uyimura kwa applyingiye nabi ihitifa ushobora kohereza case bakaguhereza paper wasoje kwa applyinga, ariko yapfuye bakwa applyinge nabi, hari ibintu bitangenze neza. Kuko icyo gihe barabijonjora, abantu ba applyinze nabi bakashya ku ruhande. Nukenera umunsi wo kwa applyinga nugera, the address zanditsira hasi, uzambwire nzakurangira ahantu ujya kwa applyinga, kwa applyingira neza kandi ntibahende. Kwa applyingira neza ukaba ufite amahirwe yuko urahitwamo mu gihe wagize amahirwe, ariko utapplyingize ku muntu kwa applyingira nabi, bya applyinga nabi. Kandi nawe wabyikoresha kumbwira gusobanuka byikora kuri phone yawe. Ikintu gisabwa ni photo size nicyo kintu uzifite wagiye kuzikoresha bakazikweditingira kubyikora n'ibintu biri simple. Naho photo size igomba kuyikora, igomba kuba inyuma hasa umweru. Ubwo twagiye rero abazapplyinga ubwo uyu mwaka nabwiye ngo urubuga leta rufungwa ni diversity program. Ubwo ni diversity ni DV baba babihinnye program 2024. Then ubwo yarufunguye izi mukurikiza izindi process. Yes, none ubwo ndumva ubutaha nzabakorera ikiganiro. Ese iyo baguhisemo izindi process zikurikira inyuma, kuko nawe nshaka video ndende. Iyo baguhisemo nize izindi process zikurikira inyuma, ese basobanure mbese birambuye. Ese niba bamisemo ni iki nzasabwa, nibyo nzavuga. Hari ibyo bita ngo DS2 kuzuza DS 260, ntabyo musobanuye DS 260 ni iki. Bakagusaba kujya ku munsi wa DS wenda submit DS 260 ukajya muri interview gikorwa. Ubu ngubu abo bahiswemo interview iregereje, kuko interview bayikora mu kwa 10 mu gihe abandi ari kwa applyinga. Interview nibwo baba bari kuyikora. Ubwo biterwa na case number yawe, nabyo byose nzayisobanura. Case number ni iki, mbese byose neza, bimeze neza sawa cyane. Yes, noneho iyi ni Modiambo TV. Niba yiwe gukora subscribe,
like, share and comment. Yes, don't forget kubikora. Iyi ni Mbonera TV, tuhari ku bwanyu. Yes, ufite ikibazo rero, ufite ikibazo na kimwe, ewana tuhari ku bwanyu, wabaza. Ubwo ibindi biganiro ndaje nshaka uburyo nyibakorera. Yes, ntiwibagirwe gukora iyo subscribe, like, share and comment kugira ngo n'abantu benshi bagirwa wibaza ku bintu bya visa bya green card. Ko green card mbibutse nibwo buryo ubona amahirwe kujya gutura muri Amerika for free, ntacyo spendings. Kuko nyuma ibindi nzabisobanura mbese muri icyo kiganiro nzakora step zikurikiraho. Niba wakoze interview bigacamo, ikintu usabwa hari icyo bita medical check up, kuko mbere yo kujya gukora interview ugomba gukora medical check up. Ubwo niyo biciyemo ari amafaranga utanga ya visa, yo kugura visa ntabwo ari menshi. Ikindi then ugasabwa iki ticket, ariko ticket ushobora kuyibura, hari abasponsa babishinzwe. Yes, ni mu gihe ikibazo mugira ubwoba, nta kintu bisaba ni for free. Kwa applying wabyikorera. Yes, applying na abantu benshi wanyu, buri wese applying ari hejuru y'imyaka 18. Kandi ikindi mwaje kubasobanurira, ubwo niba uri umumama ufite urugo rwawe urapplyinga abantu bose wabyaye, ntushireho nago winda gukora ikosa ryo gushyiraho umwana wenda wadopse bitari mu mategeko. Oya, cyese uri mu mategeko nibwo mushyira, ariko abana bawe bari official bakwanditseho n'umugabo wabo bose ubashyiraho. Ariko ari imyaka batemera. Umwana uri hejuru imyaka 21 gwera 21 munsi, umwana umushyiraho. Ubwo umwana uri hejuru 21 hejuru ari applyingira. Yes, kuko umwana hejuru 21 kuzamura ari applyingira ntago umushyiraho. Ubwo 21 kujya munsi niwe ushyiraho. Ubwo niba uri umumama cyangwa umupapa ushyiraho abantu bose. Ubwo noneho ikindi kiza, iyo muri nk'abantu 10, ubwo abo bashyiraho none wabashyiraho, ubwo imyaka ufite 19, 20, 21 nawe kongera ka applying ku giti cye, nabyo biremewe. Eki applying ku giti cye, then eki applying ku giti cye, hari igihe mwe batabafata bakamufata, then we urumva yagiye, we ntago abashyiraho, we ntabwo yemewe kubashyiraho kwa bampurize ku giti cye. Wenda aragenda, yagiye rero azinze process zo kuzabajyana. Ubwo ni ibindi nyine babisigaye, ariko beta biba byoroshye, beta yuko yazabajyana nawe ataragenda. Yes, reka tubwije ukuri, state muri Amerika nicyo gihugu cya mbere buri wese mu gihugu cyose yifuza kujyamo, igihugu cy'inzozi kize, kuko hariya uburenganzira buwarizwa 100%. Kandi ahantu amafaranga akorerwa, iri umuntu uzi guhasoringa, umuntu uzi gukora, utari umunebwe. Yes, ufite ikibazo ushaka kubaza, ufite igitekerezo waduha kugira ngo channel yacu ikomeze kugenda itera imbere, drop your comment hasi ni comment, then ngiye kubashyira muri description address zanjye, WhatsApp number, email, Instagram account, Twitter account yawo. Na hose ndi available kuyandikira message mitagusubiza direct. Nge ni direct nikomeze, sinjya ninda gusubiza umuntu. Yes, karibu rero, you are welcome to my social media. Izo nama zirakenewe, inyunganizi, kuko nta muntu wigira. Icyo wambaza cyose nta kibazo, ndi ready kugusubiza. Igitekerezo cyawe nacyo ni ingenzi. Ubwo ndari nka Mbonera TV, uyo akaba ari Moses wanyu. Yes, ubwo rero kuntu bimeze, n'umuntu ushobora kuvuga ngo wazadusobanurira kuri ibi bintu, wazadusobanurira kuri iyi ngingo, wazadusobanuriye, wazadukora video ivuga kuri iki ngiki, ndahari ku bwanyu, ndahari. Nkuko nambwiye ngo ngiye kuzasobanura icyo bita VPN akamaro kayo. VPN se ni iki? Ndi kubibakoreraho, ngiye kuzaza, sinzi igihe nzapload icyo kiganiro, ariko anytime muzajya kubona. Niyo mpamvu ari byo byiza gukora subscribe, kuko kuza subscribe ikintu na upload chance utukibona. Yes, VPN rero mabwiro gato, VPN iba nziza cyane kuri ba bantu bakora ibintu biri terrorist. Sawa, murakoze, turi kumwe. Niwe bajya gukora subscribe kuri Mbonera TV, like, comment and share. Na hazaza VPN ndaje mukorera.